se ko wicaye kure yanjye burya mwegere egera hino ufite ubwoba ubwo urumva umugabo wanjye yavuye muri misiyo yagiyemo Musanze akabagufasha tuziramo umuntu muvugiramo gute se ubu ndatekanye bwari bwakwishe umwana ntabwo yabageze aha ngaha uri cyiza urumva umuntu yagenda akava Musanze akagenda ajya Kigali akagufatira ngaho minota ingahe akabakugezeho ujya utuzana nijoro ushaka kuzuza urare ntacyo umugabo wanjye yagutwara mwakire oya kunyakira rega bino birahagije kuba yakizaho amaguru oya ntacyo basi urayafatira no kumwe ikintu sibyo se tibika mbega ibisusu we bite ni byiza warugiye kwande kwa boss ko batuye mu nzu mwisi sheri bite iki kintu ni icyahe wowe uri uwahe akose sheri wajya nireba nk'umuntu wazanye mu nzu yacu nawe wajya ubanza witegereze ntabwo yagusanze hano ntabwo mwari kumwe njye hansanga ari njye nawe urabona n'indi mbasanganye hanyuma se kubera icyo ugenda ukagenda udakina ahubwo we kuki uza n'umuntu mu nzu yacu ntazi urabona no kunasa ngo wari ugiye kwande ngiye kwa Bosco sohoka vuba none ahangaha ntabwo uruzi nawe reka kandi ari we mbasanganye sohoka amabere sohoka se ku gisuko ako sheri nijya kuza mu buryo ubanza umbwire pe ntacuzi ntawe nzi ubusanzwe hari abandi bantu barimo hariya ko sheri zana mwifashishije reka ngira kiriya kigabo